Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde amanota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi, ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bakunda kubikoresha nk'iyo hari icyago kidahoraho mu muhanda cyangwa se hari imirimo iri gukorwa, bikaba ngombwa ko wenda bafunga icyerekezo runaka kimwe, bakavuga ngo hano harafunze. Icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza bitewe n'ahantu bashaka ko uca. Rero bino ni ibitegeka. Ikindi bakunda kubikoresha, mukunda kubibona nk'iyo habaye imikino muri stade nk'Amahoro, ugasanga hari imihanda bafunze, noneho itegetswe kunyurwamo, bagashyiraho bino byapa bibereka ibyerekezo mutegetswe kunyuraho. Kino rero iyo ukibonye cyo uba ugomba gukomeza imbere gusa. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, uba ugomba kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru bane? D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi, ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo biba byemewe kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru uri umuyobozi w'ikinyabiziga ngo gatwariremo. Icyo wareberaho cyose nta na rimwe biba byemewe gutwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa duhamagare tuze tukwigishe mudasobwa. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo bavuga ngo ino modoka yanjye ndikona idatorosha mu ntera nifuza, reka njye mu igaraje kiriho ibitara bizajya bitorosha kure mu ntera nshaka. Ibyo biba bibujijwe. No gukora utugarumuri biba bibujijwe, ariko amatara ari imbere mu kinyabiziga ushaka wayahindura buri munsi. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese nibe ibinyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? Ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo mwumva ko biba bifite amahoni adasanzwe adahuye n'ary'ibindi binyabiziga. Cyavuze ihono ugahita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Wari wahisemo A ibari iso cyukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ibari iso cyukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ko mu kibazo cyacu baba baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara nishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara udafite uruhushya rwihariye. Ese ninde uruguha? A, polisi y'igihugu. B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C, minisitiri w'ingabo. D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe uguha uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, amavatiri y'ifasi. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubonye hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyandike muri comment ukande subscribe nkishyireho uzahita ukibonera ku gihe. Wabona ufite igihe gito ukanyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nkagutegurira agasomo kagufasha gutegura ikizamini neza ukajya ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Itari yahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoniferi y'urugendo ikoreshwa ryari? Uri mu muhanda ufite amakoni menshi. Wavuze uruhererekane niwa ngo amakoni arenze 2. Ese feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, mbere ya buri koni. B, muri buri koni. C, nyuma ya buri koni. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni A mbere ya buri koni. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bakaba bari kukubwira ngo seferi y'urugendo ikoreshwa ryari mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni. Ikoreshwa mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni ni itegeko ko uba ugomba kubanza ugafata feri. Ntiwagenda n'umuvuduko wo hejuru ngo uhite ukata ikoni, urabanza ugafata feri y'urugendo. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Igira ibipimo bingana bite? Hano ibisubizo bine baduhaye: A metero 200, B metero 100, C metero 85, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo aba ari metero 75. Ni ukuvuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kumurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zingana za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bingana na metero 75. Niba kigwa kiraba kimeze neza gutya, ariko bakizemo ngo metero 75, uhita ugihitamo. Icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite ayahe mabara? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe nuko ibihe bimeze, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se butangire kwira, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, hari ukuntu no mukumbi uba ugomba kugaragazwa. Ugomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishe imbere y'umukumbi. B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, ni itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imikumbi ntabwo igira ukuntu igaragazwa. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se izo ku ruhushya rw'agateganyo. Tubwira ko rero ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe kitarenze iminota
2. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare tuze tukwigishe mudasobwa ujye mu kizamini cyangwa ujye mu kazi kawe itakubera imbogamizi. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788931626 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uba ushobora kuyazimya mu bihe bihe? Ayo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uwayazimya mu gihe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Birumvikana haracyari ku manywa. Niyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mujya mubibona muzi ikinyabiziga yaguturuka inyuma yaba ashaka kukudepasa kandi ari gucana amatara maremare ayatsa yazimya. Nibyo bari kuvuga hano. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Iki cyapa ukibonye hari abanyura bazengurutse ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rond-point, kiba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera, nta kirango. A. Tangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. C. Tangiza ku makamyo na za autobisi. D. Ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye hari abanyura bazengurutse, kubera ko ibinyabiziga byagutanze kwazenguruka biba biri mu bumoso bwawe, nibyo uba ugomba guhinzira, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo. Kubera ko twinjirira iburyo, ibinyabiziga biri ibumoso bwacu biba byadutanze kuhazenguruka, ugomba kubihinzira rero. Niyo mpamvu hano duhisemo igisubizo cy'ukuri aricyo B. Tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndiza ko ni cyangwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane, utanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki, nta kintu barengejeho, ukavumenya ko gisobanura ngo tanga inzira. Nubwo buryo butatu bakibazamo bwose mbukubwiyeho, ndizera ko ni cyangwa kije mu kizamini wakora urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Uba ugomba gukora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa gukurura ikinyabiziga cyawe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Gukurura ikinyabiziga cye. Ntukajye wumva ko bari kuvuga amamodoka, bari kuvuga amapikipiki. Birashoboka ko ari twa tunyabiziga two mu masupermarket, twa tundi bashyiraho ibicuruzwa.
mu gihe ushyizeho ibintu bigatuma utareba imbere neza buri wajya imbere ukagakurura imbere. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukiyandikaho agapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya, ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki uramaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kinini B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Iyo uhise ku cyapa kibuza cyangwa igitegeka uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka, ariko mu gihe utari wakigeraho nta kintu wubahiriza. Ariko bitandukanye na biriya byapa biburira. Ibyapa biburira byo bakubwira ikintu hakiri kare ugahita ku icyo cyapa ukaza kubigeraho nyuma, ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka niba kikubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 50, uraza uri kwirukanka nushaka ugendere muri 80, ariko ukimara guhita kuri icyo cyapa utangiye gukurikiza ibyo cyakubuje cyangwa se ibyo cyagutegetse. Niyo mpamvu bavuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze kuva aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije uhite ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cyiyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje. Icyo cyapa nyongera kiba gifite amabara asate: A, ubururu, umweru, umutuku; B, umweru, umukara, ubururu; C, umutuku, umweru n'umukara; D, nta gisozi kuri kirimo. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni B, umweru, umukara, ubururu. Ibyapa nyongera video yabyo narayigukoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari batubajije amabara: umweru ni ubuso bw'umweru, umukara ni ibirango by'umukara, ubururu abari ubuzenguruko w'ubururu. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Ese muri ibi byapa ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? Ese ni iki kibanza gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni cya kiri hagati gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara? Cyangwa ni kiriya cyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Hano nibyo batubajije. A, icyapa A19 kino kibanza; B, icyapa B5 kiriya cyo hagati; C, icyapa B3 kiriya gisoza; D, nta gisozi cy'ukuri kirimo cyangwa se nta gisozi cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kubera iki? Kubera ko turebeye ku birango, iyo turi kugenda mu muhanda tuba turi iburyo, umuntu uri iburyo ari kujya imbere ari mu mutuku, abaza bamusanga bari mu mukara. Rero uri kujya imbere bari kukubuza gutambuka mbere, haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya.
niyo mpamvu kigutegeka gutanga inzira ku binyabiziga biri kuza bigusanga. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite icyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe mu muhanda nta kibazo kunyuranaho, uba ugomba kwitwara ute? Uri kugenda mu muhanda, uri kugenda inyuma ya yutongo, iri kugenda gake, ese uba ugomba gukora iki mu gihe imbere yawe mu muhanda nta kibazo gihari kunyuranaho? A, kukinyuraho bikorewe ibumoso, B, kukinyuraho bikorewe iburyo, C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Rero mu gihe ikinyabiziga kiri kugenda imbere yawe, kiri kugenda gahoro, ukabona ahantu ugeze nta kibazo kunyuranaho, ukabona imbere hari imirongo ibikwemerera, ukabona imbere hari ibyapa bibikwemerera, ukabona imbere nta kinyabiziga cyaje giturutse mu kindi cyerekezo kiza kigusanga, ukinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? A, guhagarara kw'ibinyabiziga, B, aho abanyamaguru bambukira, C, guha ubushobozi ibinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, aho abanyamaguru bambukira. Biriya bice by'umuhanda byera bigari biba biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, bisobanura aho abanyamaguru bambukira. Murabizi uriya murongo urombeje hagati mu muhanda uba uhagaze, na ziriya zebra cross mubona ko ziba zihagaze, bivuze ko biba biteganye. Rero biriya bice byera biba biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, biba bigaragaza aho abanyamaguru bambukira, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi, B, umuherekeza, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi cyangwa se umuherekeza, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igice cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igice cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igice cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igice cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga cyose kigende icyo ari cyo cyose, nuko kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Umuyobozi bari kuvuga ntabwo ari kuba mu nzego runaka, oya, niba ari imodoka umushoferi, niba ari ipikipiki umumotari. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A, abanyamaguru, B, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igice cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igice cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igice cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C,
A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Wari wahisemo A nk'uko nkunda kubivuga wagikoze ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B wagikoze ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C bivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ko ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba hose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali birakunda cyane. Ukeneye kwiga mudasobwa iragufasha gutegura ikizamini kugira ngo nugerwaho uzakore bitakugoye, turaza tukayikwigisha wagerwaho ntikubera imbogamizi. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa yo gukoresha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha mu gihe gito ukaba uri intiti. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.